Reka ntangire mvuga nti ese uramutse uhuye n'umuntu w'inzozi zawe yaba ari uwuhe? Uko utekereje niko na Kagarara yatekerezaga atari yahura n'umuntu ukomeye cyane ku isi uwo ari we wese. Yarabitekerezaga akumva ni inzozi, ariko inzozi ze zabaye impamo. Ubuzima butoroshe akiri umwana kugeza ubu ngubu ahari guhura n'ibyamamare bitandukanye, haba muri music ndetse no ku isi hose. Ubundi Kagarara ni umuntu ki? Ubundi Kagarara byatangiye ari ibintu byoroshye cyane, abantu tukamubona tukamufata nk'umuntu usanzwe, ariko ahageze abantu bari kubona ko ari umuntu ukomeye cyane. Ibigo bikomeye mu Rwanda byatangiye kumwegera ndetse ari guhura n'abasitari umunsi ku munsi. Abakire sinakubwira, amaze guhura n'abakire benshi, aho yahuye n'umukire wa mbere mu gihugu cya Ghana. Reka ntangire mvuga nti ngo haye ikaze ku Bugingo bw'Ijuru TV. Tugiye kwinjira mu isi y'ubuzima bwa Kagarara, ibitangaza ari gukora, idarapo ry'u Rwanda akarizamura hejuru, agakora ibitangaza birushijeho. Ubundi Kagarara amazina ye yitwa Uwizeye Enoch, yavukiye mu karere ka Rusizi, aho yavukiye mu buzima bugoye, aho byamusabaga kugira ngo abone ibyo kurya yategaga amafuko. Ubwo buzima yakuriyemo bwamuteye gutekereza cyane ndetse no kugira ibitekerezo byagutse. Ubundi Kagarara ubuzima yakuriyemo byaramugoye cyane, kuko akimara kugira imyaka 6 umubyeyi we yahise yitaba Imana, anyura mu buzima bushariye. Ariko kubera impano yari afite ndetse n'Imana imushigikiye, byamufashije kugira ngo nawe akomeze kuzamuka, aho yaje kwiga amashuri abanza, yiga yisumbuye, aho ubu ngubu abarizwa muri kaminuza mu mwaka wa 2. Mbere y'ubuzima yuko yinjira mu star, yakoraga content zisanzwe zikarebwa nk'abandi bose, ariko ibiganiro agiye yakora nibyo byamuteye kugira ngo nawe yamamare. Ubwo yahuraga bwa mbere n'umuntu witwa Anga Promoter, niwe wamuzamuye akomeza kuzamuka amugeza ku Isimbi TV. Akigera ku Isimbi TV ubuzima bwe bwarahindutse cyane, bigaragarira buri wese, aho yaje guhura na bagenzi be bahuje n'icyo kibazo. Umuryango akunda cyane awusura kenshi kuko umuryango arawukunda. Ibyo ngibyo byamuteye motivation, byamuhaye amahirwe yo kuja kuri Amuhaye Impano, naho akora ibiganiro agihura n'umuntu witwa Rutambi. Ubuzima bwe bwakomeje kuzamuka mu bustari, agenda akina comedy, aho yaje kwinjira muri comedy, akina muri Mitsutsu comedy, agenda azamuka mu ntera, ahura n'abahanzi mu Rwanda nka The Ben, Amaji The Black ndetse n'abandi. Abo bantu batumye azamuka mu yindi ntera sinakubwira. Muri Genesis Comedy yahegeze nkiwe mu mwaka wa 2026. Muri uyu mwaka ubwo Aisha Speed yageraga mu gihugu cy'u Rwanda, ayo yari amahirwe ya Kagarara akomeye cyane yo guhura n'umusitari ku isi wamamaye w'inshuti nyinshi nka Cristiano Ronaldo ndetse n'ibindi byamamare bitandukanye. Uwo Aisha Speed ni igihangage kuko yahangamuye ibindi bihangage bitandukanye. Ibyo ngibyo byatumye agira amahirwe. Ubwo Aisha Speed yazengurukaga muri Afurika, ageze mu gihugu cy'u Rwanda, Kagarara ahura n'umusitari ukomeye cyane witwa Aisha Speed. Yamusabye kugira ngo batere push up kuri Kagarara. Byabaye ibintu byoroshye cyane kuko yamutsinze adakozemo. Ibyo bimwongera amahirwe ntinakubwira. Akomeza kwamamara, ibiganiro arabikora avuga ukuntu yahangamuye igihangage Aisha Speed. Muri uyu mwaka kandi nanone Kagarara yakoze ibindi bitangaza bikomeye cyane, ubwo yakoraga amavideo atandukanye amufasha kugira ngo ahure n'abastari. Yarongeye akora video, biba ngombwa ko akora video aririmba indirimbo ya Diamond. Bibonye yandika comment aravuga ngo Kagarara uri umuntu ukomeye cyane. Urukumva ko yakomeje guhura n'abastari bakomeye cyane, bamwe bamwandikira. Urukumva n'undi mustari ukomeye cyane uzwi mu muziki wa Afrika. Si ibyo gusa, yarongeye akora utuvideo twe ndetse dutandukanye. Ubwo yumvaga Ashton Hall azaza mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa muri Afrika yose, byatumye atekereza cyane, yibaza ukuntu yahura nawe. Arangije akora amavideo amutumira kuza mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo ahure nawe. Ashton Hall akibyumva, bitewe na video Kagarara yakoze yarebwe n'abantu barenga 20,000,000, byatumye amwandikira amubwira ngo dore Ashton mutoya, amwita Ashton Small. Kagarara nawe arita mu gutwi
amutumira yuko yamutumira mu gihugu cya Ghana. Si ukubisamira hejuru, Kagarara yariteguye anyura i Kanombe ku kibuga cy'indege. Akigera ku kibuga cy'indege muri Ghana, ibyo ngibyo byatumye akomeza kwamamara ndetse amahirwe ye agenda azamuka, kuko akigera ku kibuga cy'indege yaje arinzwe cyane bikomeye cyane n'imodoka ikomeye cyane, kuko yahuye na Ashton Hall. Kagarara yambaye isengeri yanditsweho imbere Ashton Small, inyuma yanditseho u Rwanda. Ashton Small Kagarara, ibyo byatumye akomeza kwavansa azamuka mu yindi ntera, kuko bagihura yamusabye yuko batera pompage amutsinda adakozemo. Kagarara akomeza kuzamuka mu yindi ntera ikomeye cyane. Ubwo bazengurukaga mu gihugu cya Ghana, Kagarara yagiye amuganiza ndetse amusangiza ku buzima bwe, amubwira ko nta babyeyi kigira kandi akomeje kwavansa kugira ngo azamuke, akerekana impano ye atitaye ku bamuca intege. Ibyo byatumye Ashton Hall amukunda cyane, nawe akunda abantu. Yahuye n'umuntu umufana cyane witwa India Ashton Hall, yamuguriye imodoka. Ubwo bari mu gihugu cya Ghana, Ashton Small Kagarara ndetse Anna Ashton bakomeje gutembera bagera mu ruganda rw'imodoka. Bakigera mu ruganda rw'imodoka, babaza Kagarara, ese ngo niyihe modoka wifuza ko twaguha? Nawe si uguhitamo, ahitamo. Ariko amahirwe menshi nuko igihe bazaba bageze mu gihugu cy'u Rwanda azamugurira imodoka, kandi iyo modoka izaba ari nziza cyane kandi inahenze. Kandi si ibyo gusa, Kagarara akomeje kuzamura idarapo ry'u Rwanda abinyuza mu bwiza nyaburanga u Rwanda rufite. Aho atumira Ashton Hall, amutumira kuza mu Rwanda akareba ingagi, akareba isuku yo mu Rwanda ndetse akareba n'ibindi bitatse u Rwanda. Si ibyo gusa, kuko Kagarara yigisha Ashton Hall Ikinyarwanda, akamuririmbira, akamwigisha ngo ngwino urare, akamumenyesha ibyiza bitatse u Rwanda. Ese Kagarara bamwe bita Kagaragara, Aisho Speed niwe ari mwise Kagaragara, aragarukira hehe? Ibitangaza ari gukora nuhe munyarwanda undi wabikoze? Reka duhure muri comment. Nge